Nshuti bakunzi ba Haleluya Amina TV, nongeye nagarutse imbere yanyu gatanu kuri gatanu, ndi kumwe namwe. Imana ibahe umugisha. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bizagendana n'abizera, ndavuga bizagendana n'umugeni wa Kristo, bizagendana n'umuntu wamaze kuva mu byaha, umuntu wamaze kwihana, umuntu wamaze kubabarirwa. Ni ibihe bimenyetso, ni ubuhe butware Yesu yamuhaye? Nk'uko bisanzwe rero, amazina yanjye ni Hitimana Dismas mwene so muri Kristo Yesu. Ndabashubije cyane, Imana ikomeze kubampera umugisha. Reka dusenge kuko umugenzi ujya mu ijuru iteka ryose. Mbere na mbere, Imana niko ijambo ry'Imana ribidusaba. Mana, turagushimye, tugushimiye ko utajya udutererana, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe. Ngaho komeza kuduha imbaraga z'umwuka wera, kuko wavuze ko tuzadusiga twenyine, uzatwohereza umufasha agakomeza akabana natwe. Ngaho hereza umwuka wera abagiye kudukurikirana bose n'abazadukurikirana mu minsi iri imbere, abumva ikinyarwanda bose. Turabasengeye Mwami, impande zose z'isi ubahe umugisha, ubahe amahoro, mu izina rya Yesu Kristo niho tubigusabye, amen. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Niba utubonye ari ubwa mbere, ngaho kora subscribe, maze ubundi uko tuzajya dushyiraho video ijye uyibona mu wa mbere, kandi umurimo w'Imana ukomeze no kwaguka. Ikindi tugusaba ni ugukora share. Wowe utubonye ari ubwa mbere, nanone ujye woherereza ubu butumwa abantu ufite kuri telefone yawe, kuri WhatsApp no ku zindi mbuga nkoranyambaga, nabwo uzaba udufashije mu ivuga butumwa. Ubundi ujye unatugira inama, utange komenti, utange ibitekerezo, utwungure ibitekerezo. Birashoboka ko byamfasha cyangwa bigafasha n'abandi badukurikiranye. Komenti naho hasi haba haragenewe, hafi ya video uzajya ubona ahantu handikiwe, hateganyirijwe komenti, ubundi wandike. Ujye ukora na like ni aho hantu mu gikumwe, ujye hari igikumwe, ujye ukora mu gikumwe kizamuye, bituma abantu babasha kudukurikirana ari benshi. Imana rero ikomeze ibampere umugisha. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bizagendana n'abantu bizera, turifashisha ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Mariko, ibice 16 umurongo wa 15 tugeze ku wa 20. Ubutumwa bwiza bwa Mariko, ibice 15 umurongo wa 16, umurongo wa 15 tugeze ku wa 20. Imana ibaha umugisha. Reka dusome rero mu izina rya Yesu. Umurongo wa 15 uvuga ngo, arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Amen. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bizagendana n'abizera. Hari n'ibindi byinshi bitari aha ngaha bikomeza kugendana n'abizera. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana ishimwe, kuko Yesu Kristo yabigezeho, umugambi we yarawushohoje, arema n'abanyabwenge. Ubu ubutumwa bwiza burimo buravugwa ku isi hose hakoreshejwe iki? Ikoranabuhanga. Nubwo ikoranabuhanga ari ikintu kimwe gishobora no gusenya itorero, cyangwa se gishobora kugusha itorero, ariko ni na kimwe gikoreshejwe neza gishobora kubaka itorero. Ubundi itorero rifite ibintu birihiga. Ikoranabuhanga rihiga itorero ry'Imana, amafaranga ahiga itorero ry'Imana, ashaka ko ritabaho cyangwa se
komera. Uruvange rw'amadini narwo ruhiga itorero. Ariko Imana ikomeye dushyigikire, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo itorero ry'Imana yubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntago azarishoboza. Ngaho rero wowe wizeye Kristo, komeza icyo ufite, komeza ijambo ry'Imana wakiriye, komeza ibyiringiro byawe, komeza kwizera kwawe, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mbese umubisha yaba nde? Hano tubonye ibimenyetso bizagendana n'abizera bajya kuvuga ubutumwa, bajya kuvuga inkuru nziza. Ubundi nta kindi itorero ry'Imana rishinzwe, nta kindi ubwoko bw'Imana bushinzwe, nta kindi abantu bizera Kristo Yesu bashinzwe, uretse kubaka umuryango w'abana b'Imana, ukubaka ingo zigiye gusenyuka, ukazisana aho kuzisenya, ugasengera abarwayi. Hano twabonye ko tuzirukana n'abadayimoni bakagenda mu izina rya Yesu. Icya mbere tuzabanza kwigisha, itorero rikwiriye kubanza kwigisha abantu. Wakwemera ukizera ukabatizwa, uzakizwa. Kubatizwa ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe, gupfana na Kristo, umubatizo w'urupfu rwa Kristo, ukongera ukazukana nawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kera ntabwo twari ubwoko, kera ntabwo twari ubwoko, ariko ubu Imana yatugize ubwoko kubwo kwizera Kristo, kubwo Yesu waje kuducungura. Ubundi ubwoko bwari Abisiraheli, ubwoko bw'Imana bwari Abisiraheli, niho Imana yakoreraga. Ariko n'uno munsi natwe abari abanyamahanga, abari kure y'ibyanditswe, abari kure y'amasezerano, natwe Imana yatugize ubwoko kubwo kwizera Kristo. Mbese mwino minsi uri kwizera Kristo? Mbese mwino minsi uri kwizera Imana, cyangwa wishingikirije ku muryango wawe, cyangwa wishingikirije ku butunzi bwawe? Ibyo byose ni ubusa, ibyo byose ntacyo bimaze. Ahubwo izere umwami Yesu, ihana ibyaha, uvuka ubwa kabiri, uba icyaremwe gishya. Mwene so naguhemukira, umubabarire. Mwene so nakwambura, umwishyuze, niyanga umurekere. Imana itugirire neza. Ariko hari ibimenyetso bizagendana n'abizera mu bihugu byose, ku isi hose, aho bari, mu ntara zose, mu duce twose tw'igihugu. Mujye mu bihugu byose, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, mwigishe inkuru nziza ya Yesu Kristo, mwigishe umurongo mwiza wo kubabarira, mwigishe umurongo mwiza wo gukundana, mwigishe umurongo mwiza wo kwihangana mu bigeragezo, mwigishe umurongo mwiza wo kubana kivandimwe. Umugabo n'umugore babane neza, umugore n'umugabo babane neza, abana n'umuryango bose babane neza, kuko itorero rya mbere ni urugo. Itorero rya mbere ni urugo. Imana itugirire neza. Uwizera ariko akabatizwa azakizwa, ariko utizera azarimbuka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni. Icyo ni icya mbere, kwirukana abadayimoni, kwirukana abadayimoni. Myuka mibi igahunga, ugasigara uyobowe n'Imana, ugasigara uyobowe na Kristo, ugasigara uyobowe n'ijambo ry'Imana. Nta bwoba uzagira ngo barandoga, ngo baranyica, ngo baranyanga. Oya, uwo ni umwuka mubi wa dayimoni. Bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wowe ntuzagende mu izina ryawe. Ugomba kuba wizera Kristo, ugomba kuba warakijijwe. Hati utazamera nka ba bandi bagiye kumwirukana ngo turakwirukana mu izina Pawulo avuga, turakwirukana mu izina Pawulo avuga. Barabafashe
barabashwanyaguza, babaciraho imyenda. Kubera iki? Biganaga Pawulo, ntago bavugaga ibibarimo. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Ibimenyetso bizagenda n'abizera, bazavuga indimi nshya. Niba bavugaga indimi zo kugambana, bazavuga ijambo ry'Imana. Bazabwiriza abantu kugira umutima w'urukundo, bagire kubabarira. Bazavuga ibiganiro bizahinduka. Iyo umuntu yakijijwe, iyo umuntu yakiriye Yesu, ibiganiro birahinduka, imikino yakinaga irahinduka, ibyo yakundaga bimunezeza birahinduka. Bazavuga indimi nshya nk'izavuzwe ku munsi wa Pentekoti itorero ritangira. Kandi buri wese uri aho ku munsi wa Pentekoti, uwari uhari ari umunyarwanda yumvaga ikinyarwanda, uwari uhari ari umurusiya yumvaga ikirusiya, uwari uhari ari umunyamerika yumvaga ikinyamerika, uwari uhari yumva icyongereza nicyo yumvaga, ibi byose akabyumva mu ndimi z'iwabo. Bazavuga indimi nshya. Imana itugiriye neza. Ibyo ni ibintu bizagendana n'ibimenyetso bizagendana n'abizera. Bazafata inzoka, kandi niba nk'ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Impamvu urimo kwiteranya n'imiryango ngira kuroga, ngira gusenyera, ni uko utizera. Ni uko nta kimenyetso ufite kigendana nawe. Bazafata inzoka, bazarya ikintu cyica, bazanywa ikintu cyica, ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. Nshuti bene data, niba utubonye ari ubwa mbere, ibuka gukora subscribe, ibuka gukora share, comment, like. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, ibaha ibyo mwifuza. Amen.